ibyabanje mu bavandimwe nubwo yaraye muri dushe ariko ku mutima twararaye hari umusore nawe ndi umuntu bangaga ibyo by'abasore uri kubivana uzi ko nshaka kumva umusore kuri uri muri metero izo 200 ubere umugore ubere mama ongeraho ngo umbere byose mwiyamye kuri murumuna wanjye Kanyana ariko shaho karaga kuvuga kagira umushi abizi nawe nta kanyabwaga ngiye n'umyote mwakorana iki Kanya mwaryamanye ngewe reka usohotse muri dushe ntunga imbunda ushaka kwigisha iby'umutungo wawe wigisha iby'umutungo ariko ubanza ningumirwa uzanyirongorera wahamaye akanimero nanjye nkazikurira cyakoze cyo niwe mukobwa wa mbere wakanira byananiwe mwarutuje imfura mu bakobwa ntuzitangire itama nkiriho Kanyana kimbagira izo nsanga shanku urebe dore maze n'igihe ntakubona nizere ko amasezerano tugiranira aha ngaha uzayubahiriza murumuna wanjye ukamureka nyuma yo kunyiba amafaranga no kuguhereza amafaranga y'umurengero ukantwara n'andi ntazi umubare usohotse muri dushe ntunga imbunda iryo ni ikosa ribi cyane unkoreye kandi uzaryicuza mu buzima niwe kose ikosa rikomeye cyane ushaka kwibera kuri murumuna wanjye umusize utwo dufaranga duke nagutwaye neza ikara gutonenga mu nyanja umugabo w'injiji n'utabasha gukontorora umutungo we ukumva kandi ngo utabasha gukontorora umutungo we naho umutungo we urangira nka nyombere bigenda gutyo ushaka kwigisha iby'umutungo wawe wigisha iby'umutungo ubujiji bwa mbere ni ukuyashyira amaguru y'abakobwa bato mufite amagore none se tutabaye mwabaho gute mwebwe wigize rurema se kandi ugenda kubaho no gupfa abenshi b'inzwe ntabwo dufite amahitamo ariko muri murangiye ngomba kumwihitirana aracyari mutoya umukobwa w'imyaka 20 baravuga ngo aracyari mutoya ubwo ari mutoya se yazaga hano kugira gute shira iyo mbunda hasi cyangwa mpamagare polisi nibeshye shira imbunda hasi tuvugane kuko kamera ziri hano zose zananje kugufata ubona ndi umukobwa w'igishucu bingana iki ku buryo ntazi kwirengera ibyago bitaraza byo nabikemuye kare none se urashaka iki kureka amaraso yanjye nese amaraso yanjye nyafata wiki ngende ikirondwe ku buryo ntunzwe n'amaraso wumva ubwamwumvishe Mr. Mustafa please nshaka kundekera murumuna wanjye okay twumvikane ngiye kumureka kandi rwose ndabigusezeranije byoroshye gutyo Charles twumvikane ku kintu fata telefone yanjye usibe nimero yiwe irimo kandi nawe ufate telefone yiwe usibe nimero yanjye ibyo ntibyumvikanye Charles umva mfite amadolari 200 hano ngiye kuyaguhereza turangizanye ngende nawe ugende kandi rwose humura nta nubwo nzanabakurikirana kozi kutamugabo w'ikigo ryo byakorera gute n'udufaranga 100 gutwaye waradukurikiranye Charles nose ngiye nigeze ngukurikirana ndakubaza ngiye nigeze ngukurikirana kunkurikirana birenze gukurikirana murumuna wanjye ni ibihe nose ngewe nimero ye nayibonye mbere yuko mbona ko wanyibye nta kindi kintu ngiye nari ngamije Charles ine nta kintu umuntu atakora kugira ngo yirengere ubu n'ubuzima bwanjye ndi kurengera zana amafaranga gusa wambabariye ndagusabye imbabazi rwose zana ayo mafaranga please nose wagire byivuze ko tugeze no kuryama zana ayo mafaranga kiri ndani mutana n'amafaranga ariko namwe ntago mutana nazo gusa wambabariye wagire neza byivuze ukagira ko tugeze no kuryamana niba gusa wambabariye
urakora iki hano Karimu? Iyi ndamuka teta. No, urabizi ko nakunda abagabo baza hano. Wowe ndahazi yaba nshaka ari kumbwira nkaza nkakureba. Ndabizi muri muraho uramukunda cyane. Ndaraba nyina mwiza humura ariko zibanzanye hano. Kwera icyo uri hano Karimu? Come on teta. Nindi mpamvu yatuma nzana atari wowe. Urabizi nkunda ama surprise. Abagabo ndabazi ntabwo mugenzwa na kamwe. Tubanze umugare rwose. Teta. Isabukuru nziza. Isabukuru nziza teta. Ndakubwiye ko anniversary yanjye. Urakoze husband. Ni impamvu ihagije ituma nzana nakubwiye. Stop. Oh la la. Ndabona biryoshye no gukora surprise. Byatuma oya bakama. Uranungwe. Ndabikubwiye se. Teta umva reka kubwiye. Siko byatuma umuntu abona amarangamutima yawe nyayo. Fe. Cyakora ndishimye. Kanyana yakwakiriye. Wow. Usega ari biki? That's for you. Aga comme ça. Thank you. I love you so much. Love you too. Reka nshaka icyo kukwakiriza. Yeah. Karimu wari umukuyemo iyo kotsa pe. Ngiye kubwira cyangwa undi muri ugana kuri Karimu? Ni wowe? Hari undi muri kumwe wundi se atari njye nawe hano? Ariko shawe iyo nsanga yaguteresa. Cyangwa se ubundi bizi tuhasanga na nimero yaje utahanye. Nakubwiye ko ahungu bikarata ari test yanjye. Nzabigusubiramo kangahe kugira ngo urekere kunkeka. Ntabyo gukeka, nuko mbizi kubeshya. Okay. Umva rero. Uzambwire Metisi sinzamusange hano. Ageze ari uko mari gusa sibyo? Wamubwiye iki se none? Wambwiye ko atagomba kugaruka hano. Usigaye ubwira abantu nabi rero kubera njyewe teta. Ariko banza ningumirwa uzanyirongorera. Ugumirwa se hari umwana usa nkaho ugumirwa. Usa nkanjye satera. Oya ntabwo Rugamba na Metisi ari bose bakubereye. Kandi na Mustafa nawe ni umugabo wundi mugore. Uzabe ko n'umusore muzima nzakwita. Ubwo rero niwe bakwiriye. Ariko nzabigusubiremo kangahe ku buryo wumva ko ntacyo mpanga na Metisi. Niki kikubwira ko ari cyo mpanga na Metisi? Niba unyibanga mukuru wawe windeba gutyo kandi ukambwire gutyo ibyo navuze wabyumvise sibyo? Esa wese tamatiku benshi. Dusore twutubwa gusa. Ariko Mbwira. hari inkuru utambwiye. Mustafa. Ariko banze ukunda inkuru se gusa.
hari inkuru ziba zishushe ziryoheye amatwi mbwira nimba araguze nk'igikoko cya danje cyangwa nk'ikidenda kinini reka sa twaranyoye gusa ubundi ambwira ukuntu ngo ashaka kuzanjyana muri Amerika ari naho umuryango uba nyine ngo nzajye ngo mumarira irungu n'ibindi byinshi nizere ko urabyemeye cyangwa se ngo ushyire kuri lisiti ya bya bikorwa by'ibijiji byirwa byasamye hano ngira ngo se aguhana umwanya wo kubitekerezaho reka aguhata urugambo dore ko ngo bazi ko ngo abakobwa intege nke zacu ari amatwi ngira vuma akanimero sasa reka mbanze ndangize inkuru siyo wayimbwiye ubwo rero atangira kunyicisha amashoti niba yagira ngo nsinde aze kundya nta kibazo bimutwaye sinzi tu aba ari ngewe ati burya niba kandi akugezemo hari aho kuruhukira nuko nyine mbega ambwiye ibintu byinshi bitandukanye gusa nyine mbega umugabo wagize ubwoba se ubwoba bw'iki ahubwo mbwira angana ate imvi ni uruyenzi uruhara runini ku mutwe bashye sogokuru shangunda abagabo bafite imvi reka gusamara ibyo ni ibiki kandi mba nkubwije ukuri hanyuma byenda gute nyine ubundi nyuma yaho rero naje gukangwa nisanga mu buriri gusa nta kintu yari yantwaye oya wari uhari n'akabaruwa ku meza kambwira ko nta kintu yantwaye nazwaye kuvuga ngo I love you reka se kandi uri gutuma inkuru nyicamo hanyuma ati n'amafaranga 100 by'itike ijana sheri 100 cyane rwose ako disi Imana irarema agwa neza none se wamaye akanimero nanjye nkazikurira ako tekereza umugabo ubwo amafaranga na gutyo nta kintu wamuhaye ubwo waramutse wamuhaye yaguhangana ate araryoshye se basi umva ibaze umugabo ubwo amafaranga ngana gutyo nta kintu mwakoze ubwo uramutse wamuhaye ngo ariko ubwo yaguhangana gute $1 umva ntanga na rugamba rwose kuko we sinamuzi kandi ikindi akaba tutaryamanye urashaka biki rugamba sininde hanze mbanze yes rugamba sorry yangana n'urusenda sorry umwana utagira ubwanwa habe namba nawe rero urimo gukabya we ntago ari gukabya uwo mwana rero ariko ni umunyarwanda uwo nuwanjye reba ariko size yanjye n'uwo mwana uramuzi se oya uko urimo kumuvuga urakumira cyakoze bivuga ngo ndakumira uruzi ko nta nyarwanda zirenga 18 nzi ahubwo reka mubwire sibyo kugira ngo ibintu tubigire neza cyane mpereza rugamba abo wa 19 umena Mustafa abo wa 20 ubundi mambo kwisha ako ubundi wabaye ute nzaguha nguhe n'ibintu byose we wakizakishakashakiye ntago ariko wagiye uma ko ari ibyisi ko nta urabyara ngo wenda ngo ndamugutwara wagiye uma nanjye nkareba ukuntu nikurire ubu se ugira ngo ibyo 100 ngenda byanze ubundi banze ubwirupfa n'iki n'inkiko kako ngo ndabagabo nabwiye ko nta naba muri quartier ndamabazo uzajya kumishakashakira ibiro ahandi katurya mu nogari tuma nizere ko ugiye kunyishyura urunganda rwanjye uruheze umwe nagutsinda igihe utarara bizute se kuyu munsi ari wawe turabimenya tu harya ubundi teta iyo utarayiha wowe arayiha kubera icyo ubimbajije hari igihe ubuyobozi bwazaza
ukambaza icyo kibazo nagira ngo tuzahuze amakuru nyine ntagushyirisha mu byumva biroroshye cyane uzabwire ko utahazi ese irindira abanze nkine kubera ukuntu uba wandiye ubundi benda n'ikintu ushoboye nta kintu kimwe ubuze ntabwo nzi iki hari urutonde urubyiruko rusigaye rukora waba uruzi urutonde bwoko ki ni urw'abahungu nyine n'abakobwa muba mwararyamanye urwaye ruriho bangahe wowe urwaye ruriho bangahe se ni rugamba na metisi gusa se ibyo kubisiga ibyo ndabizi ko wabivuyemo ntumbeshye rwose banza ukine mani byo kunyurira buri gihe rugamba na metisi ni ikihe kimenyetso kikwemeza ko naryamanye nawe ni iki kibikwemeza ubundi ariko ubona ndi umwana ntabwo ndi umwana rega kajya nawe niba ari we gusa ni amahire ndakubwira urutonde urwo rutonde muri bose mama amahoro ariko ubundi ndakwiyamye rwose nagutsinze kunzitware sawa gusa icyo ngira ngo nkubwire ni uko ukomeza kuryamana n'abantu benshi imizimu yose ibikwirundira imizimu yabo n'abadayimoni bazaba kujyaho wowe se umaze kugira abazimu bangahe ubuse ikarita wazanye ngo dukine birarangiye cyakoze cyo niwe mukobwa wa mbere guhakanira byananiye wallahi mba twumvikane aha ntabwo ndi buhatinde kuko rwose tata sinamukira amaze iminsi anyurira jya wari ubizi agucyurira iki se kandi ko nawe ntuzubeshya kubi kare nyine twaganiriye kandi si ubwa mbere akunyurira ariko n'ubundi ubanza yaramfashe tu gute se yewe we ntabwo bizisha ukuntu biba byifashe urabona namba yawe mbere yari yanditseho rugamba hanyuma urampamagara afata telefone arayimpereza ambajije mbeshyira ko akajama duturanye kitwa metisi hanyuma sinzi ibintu bavuganye ibyo ari byo byose ashobora kuba yaramunteje tu rero ariko ntiwigeze umuteguza yindeze metisu nyine umubwira ko agomba kuba rugambanye namusabye ko ibyo yaza kumubaza byose yaza kubyemera rero ntabwo nzi uburyo yabicishijemo ngo nkamubaza ibyo bibazo byose rero icyo nzi ni uko ashobora kuba yaramunteje kiriya gicucu akaba yaranyiciye umuti ariko ntabirenze mubizi ko ngewe nivana muri situwasiyo iyo ari yo yose iyo aba aruzi ko ari umuntu akeka ko wantwaye ubusugi reka sha ntasekaze kuko si umuntu nige nawe ubwo akeka ko maze ariyo buriya ntabwo bizi ahubwo nizere ko ngusanga ku rutonde namusabye urutonde rw'iki se kandi uri no ku mwanya wa mbere ni urutonde namusabye ushatse kuvuga ko utaruzi okay gusa umbabarire ntuzagaruke mu rugo nibyo unshaka uzajya umbwira nze nkureba fasita ntagufata yihuse siko bimeze ariko igihe cyose nzi ari wowe wampamagaye nutampamagara sinzaza sawa ntabwo azongera kurara iyo mu mihana se cyangwa ugiye gushaka undi musimbura wanjye ndakuzi turaziranye ariko ayo magambo yose ntayiki koko ntiwaretse nkubwira impamvu hari indi mpamvu itari uko yaduketse iyo wayimbwiye rwose wivunika sawa
yego ku Mana ishobora byose